أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب ليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكاسان ضياءه أن في نعمته. الصلاة والسلام على حبيب الله العالمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد بأنه أدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلم وجاهد في سبيل الله تعالى كجهاده أتاه اليقين. فالصلاة والسلام عليه وعلى أهل بيته وعلى أصحابته المنتجبين وبعد. عباد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. isomo ryacu kuri uyu munsi ni isomo rya gatanu kuri imamu wacu w'igihe Imamu al-Mahdi alayhi afdalu salatu wassalam. Nkuko rero tumaze kubimenyera, turabanza tugasa n'abasubiye inyuma gatoya. Mu isomo ryacu ry'ubushize twarebye niba bishoboka ko imamu yamara imyaka hejuru y'igihumbi. Twagiye dusubiza kino kibazo dushaka kugaragaza ko bishoboka cyane, dutanga ndetse ingero dushingiye ku cyo twise imishobokere itatu y'ibintu. Twabonye cyitwa imkanul amali, tubona imkanul ilmi ndetse na imkanu al-mantiqi cyangwa se falsafi. Twabonye rero ko gushoboka ko kuba Imam Zaman alayhi salam yamara iyo imyaka yose biri mu cyitwa imkanul amali, kuko Imana subhanahu wa ta'ala yabikoreye n'abandi. Ubuhamya bwanditse mu bitabo twizera ndetse no mu gitabo gitagatifu bukaba bugenda butanga ingero zifatika kuri ibyo. Twagiye tubona ingero zitandukanye ziri muri Qur'an ndetse no muri hadith. Tubona abantu nka Nuhu, tubona Iblis, tubona Khidri, tubona Dajjal, ndetse tubona no mu bitabo bya bene wacu b'Abakristo nka Bible, aho twagiye tubona ingero nyinshi z'abantu bagiye babaho imyaka idasanzwe, imyaka isanzwe cyangwa se imyaka irenze iyo twe tumenyereye mu buzima bwacu bwo kuri iyi si. Twanabonye kandi ko Imana subhanahu wa ta'ala ishobora guhindura kanun cyangwa se imiterere cyangwa se amategeko agenga imibereho y'ibintu. Dusanga Imana ishobora kuzihindura ikazihagarika ndetse bikagenda uko abantu batabimenyereye. Twagiye nabwo dutanga ingero, cyane cyane nk'ingero za Nabiyullah Musa, ukuntu yakubise urutare rukavamo amasoko 12. Tubona Nabiyullah Ibrahim ukuntu yicaye mu muriro. Tubona Nabiyullah Musa ukuntu yatandukanyije amazi yakoresheje inkoni. Izo ni ingero twagiye tugaragaza ko Imana ishobora guhindura kanuni zihari zigakora uko abantu batamenyereye, kuko niwe wazishyizeho, niwe uzigenga, kandi byose bigendera mu bushake bw'Imana subhanahu wa ta'ala. Twasoje rero kandi twibaza tese Imam Zamani kuki ataraza, ategereje iki? Niba koko akazi ke yari ukuza gukuraho amahugu, agakuraho akarengane kazaba kuzuye isi, ko zulma tubona zuzuye ahantu hose rwose, kuva ku rwego rwo hasi kugera ku rwego rwo hejuru, zulma, amahugu, akarengane hirya no hino, isi kicura imiborogo. Zulma zirenze izo nizihe? Ese kuki ataza ngo azikureho niba ko komisiyo ye ari iyo ngiyo? Rero twanarebye zulma, turavuga tutese zulma. Urebye zulma twagiye dusobanura kuva ku isomo rya mbere, rya kabiri, rya gatatu. Ese hari zulma zirenze izo ko iri? Ikiro nicyo kibazo inshallah tugiye gusubiza muri no darsa biidhnillahi ta'ala. Mbere ko dusubiza ikibazo ariko twibukiranye nyine ko akazi ka Imam Zaman ari gukuraho zulma. Ntago turajya kure y'iyi ntego rwose. Gukuraho zulma, gukuraho amahugu niyo misiyo ye, ni na imani yacu ko naza nta zulma izongera kubaho ukundi, azaba ari byiza gusa, kuko twabigarutseho muri hadith zitandukanye. Ibi rero bivuze ko niba azaza gukuraho zulma, azakorana n'abantu, kuko zulma ikorwa n'abantu kandi igakorerwa abantu. Mu yandi magambo, azarwanya abimakaje zulma, afashe abakorerwa zulma. Bivuze rero ko azazana
impinduka mu bantu, changes for the better. Ibi bivuze rero ko azazana ubuyobozi, bwa buyobozi bugeze ku bantu ubutabera, azaba ari uwo gukomeza ubuyobozi bw'intumwa y'Imana, azakora extension y'ubuyobozi bw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kuko gupfa kw'intumwa y'Imana ntabwo byari bivuze yuko Islam itazongera kugira ubuyobozi ukundi, kuko yadusigiye ibiremereye bibiri, adusigira kitabullahi wa itra. Ararangije aranavuga ati fanduru kayfa takhulufuni fihima, mubirebe kandi mwite ku buryo muzankurikira mubanyuzeho cyangwa munyuze kuri ibyo bintu bibiri biremereye. Yadusigira abayimamu 12, uwa mbere akaba Imam Ali alayhi salam, uwa nyuma akaba Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif. Kumenya rero impamvu ataraza n'igihe azazira bisaba gusa kubanza kumenya niba cyangwa se kubanza kumenya neza akazi azaba afite igihe azabaje, his role and his timing, adawuri ye na tawqit, adawuru wa tawqit al-imam az-zaman. Kubasha kumenya akazi ke n'igihe azazira bisaba kubanza kumenya ibintu bitatu. Icyambere tugomba kumenya ni societe y'abantu, umuryango mugari w'abantu, nuko iyi societe ihindagurika mu buryo butandukanye no mu bihe bitandukanye. Ko akazi ka Imam Zamani naho ngaho gashingiye. Tugomba no kumenya societe tukanayisobanukirwa ubwayo, ariko gusobanukirwa no societe ubwayo bigashingira gusa ku buryo Allah yasobanuye societe muri Quran no muri hadith cyangwa se muri sunna z'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wa sallam. Kumenyera rero icya kabiri ni ukumenya imbaraga zibuza mwene Adamu guhinduka iyo ateguriwe ibyamufasha guhinduka, ngabo umuntu mwiza muzima Imana ishaka kandi yishimiye. Iyo rero abantu bashaka guhinduka byanga bikunze ahita hagaragara ababuza guhinduka. Rema ugomba kumenya rero imbaraga, icyo kintu cya kabiri, kumenya imbaraga zibuza guhinduka, zibangamira impinduka nziza ifite mwene Adamu akamaro. Izo mbaraga nizo mu kizungu bita ngo ni forces set against changes and reforms. Izi mbaraga ugomba kumenya ngo ni izihe, otherwise ntago wamenya akazi Imam Zamani azaza gukora utazi ngo izi mbaraga zituma mwene Adamu ataba umuntu muzima nizihe, imbaraga zituma mwene Adamu adashaka guhinduka ngo abe umuntu muzima nizihe. Izi mbaraga ugomba kuzimenya. Hanyuma ukanamenya ikintu cya gatatu gikomeye, ese abitangiye kuzana impinduka muri societe, ugomba kumenya ibibabaho, ugomba kumenya ibibategereje, kuko ntabwo ari ntabwo ari societe, guhindura societe ntabwo ari ibintu byoroshye. Izo mbaraga hari ibyo zigutegurira rwose. Niyo mpamvu usanga iyo ugiye muri aka kazi utazi akazi ko kwimakaza ibyiza, amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, ntubijyemo wumva ibyo ari byo, ntubijyemo ukabijyamo utumva ibyo ari byo, ukabijyamo utumva falsafa yabyo, ukabijyamo utungurwa no kusa n'ukubiswe n'inkuba bitewe n'uko wagiye mu byo utazi cyangwa utumva. Niyo mpamvu rero ikintu cya gatatu ugomba kumenya no kumenya ngo ese abitangiye kuzana impinduka muri societe ibibabaho nibihe, bibigendekera bite. Kumenya rero ibintu bitatu ukabimenya neza bizagufasha kumenya akazi ka Imam Zamani, unamenye igihe nyacyo Imam Zamani azaziramo, tawqit, igihe nyacyo cyo kugira ngo Imam w'igihe cyacu azaziremo. Ibi kandi bizanagufasha kumenya impamvu ataraza, ko kuza ntago ari movement yo kugenda no kugaruka, ntago ari question yo kugenda no kugaruka, ntago ari ikibazo cyo kuba yaragiye hanyuma agomba gukora retour. No, hari impamvu ataraza, hari impamvu ataragaruka. Kumenya rero ibyo bintu uko ari bitatu mu bweruguru nibyo bigashobora kugufasha kumenya ibyo bintu bijyanye no kuba bijyanye n'akazi ke, bijyanye n'impamvu n'igihe azaziramo n'impamvu ataraza. Turebye rero ku cyambere, kumenya societe bisaba kubanza kumenya ubuzima ubwabwo ngo ni iki. Ubuzima ni iki? Kuko societe ibaho iyo ifite ubuzima. Wowe ubwawe ubasha kwimenya iyo uri muzima. Iyo wapfuye nta kiba kikireba ubuzima bwawe, nyine buba bwarangiye, wagiye mu yindi mibereho itandukanye n'iyo urimo. Ugomba rero kumenya ubuzima bwawe kugeza upfuye. Ugomba kumenya the significance of your life. Ubuzima bwawe ni iki? Uhera he? Bumaze iki? Buragana he? Buri he? Kuko n'ubuzima bwa societe byitwa
ubuzima bwa sosiyete ubwabo bubaho kubera ko ubwawe buhari. Uko sosiyete wowe uri ikigize sosiyete. Iyo upfuye na sosiyete irapfa. Nyine ugomba kumenya rero ngo ubuzima bwa sosiyete kugeza aho bwitwa ko sosiyete ubwayo yapfuye, ibi ngibi ugomba kubimenya kandi neza. Kuko gupfa kwa sosiyete niko nyine n'ubijya byaturutse ku gupfa ko bagize sosiyete. Icyo rero ukwiye kumenya ku buzima nuko ubuzima ni intambara, ni ma'araka, ni managiza, ni struggle. Buri saha ubuhanganye, waba ubizi cyangwa utabizi. Icyo nicyo kivuze ubwo ubuzima nicyo. Ni ma'araka, ni managiza. Izo ntambara urwana uzabizi uzi n'izo utazi nta kindi, ni baina sharri wal khair, ni baina al khair wa sharri, ni hagati y'ibigiza n'ibibi. Ngo Qur'ani bivuga muri suratu Tabaraka, huwa alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Imana yaremye ubuzima n'urupfu kugira ngo abagerageze amenye cyangwa se hagaragara abiteguye gukora neza kurusha abandi. Mu yandi magambo ubuzima ni ikizamini. Ubu rero uzaba watsinze cyangwa se uzaba witwaye neza mu kizamini, azagira imirimo myiza iganze nabiye, bityo aba umuntu mwiza wakubaka sosiyete. Imana irabivuga ngo wanabluwakum bisharri wal khair fitna wa ilayna turja'un. Tuzakomeza kubagerageza hagati y'ikiza n'ikibi kugeza ubwo muzasubira iwacu. Allah rero naguha ibyiza ni mtihani, naguha n'ibibi ni mtihani. Ubuzima nuko ni intambara, ni ma'araka. Kugerageza hagati y'ibyiza n'ibibi uzanibona no mu buzima bwacu busanzwe bwa buri munsi. Ari abandi Allah ahaguhirwa bakabona ibyiza, bakaba abantu beza cyane, beza rwose, umunyerera ukagwa, akakora agatanga, akajya mu musigiti agasali, akakora ibyiza byinshi cyane kubera ko afite. Ariko nangwe gatoya cyangwa atakaze gatoya ahita aba Firawuni. Abo bantu turabafite. Hari n'abandi bibi kinyuranyo, yaba nta kintu afite, Allahu akbar, iswale 5 na nawafila zazo, sadaka, nta kintu afite akagerageza, ariko yagira icyo abona, fi amanillah, urabeho. Donc kutamenya kujera khairi na shar, kutamenya kumanaginga ibyo bintu byombi bituma bamwe tubaba abandi tukaba bariya. Tumenye ko byose rero ari mtihani mu bihe byombi, hagati y'ibyiza n'ibibi. Ni mtihani afradan, uri wenyine, ni na mtihani tubigize sosiyete, tubiteranyije rero nyine bigakora umuryango. Nabyo nuko kugira ngo wumve ibi ngibi nari nkubwiye, hari nk'impunzi z'Abarabu mujya mwumva hirya no hino, Abarabu, impunzi zavuye Libya, zavuye Syria, zavuye Palestine, zavuye Afghanistan, zavuye Somalia. Izi mpunzi mu nkambi zabo hirya no hino, nuko wenda benshi badakurikira amakuru, usanga benshi muri bo bazwi ubukozi bw'ibibi ariyo swifi ibara, uburaya, ibiyobyabwenge. Nyamara ahubwo aho bari bakabaye ari byo bibukamo Imana cyane. Uru ni urugero nakubwiraga rw'uko hari abantu baba bari mu bibazo ariko bya bibazo biri barimo ahubwo bikabatera kuba babikurushaho. Ubuzima rero ni ma'araka. Niyo waba ukora ibyiza, ibigeragezo bizakomeza kukugeraho, ndetse ukurushaho hanini gukora ibyiza, ni nako umuzigo w'ibigeragezo wiyongera. Nibyo Qur'ani ivuga muri surah Al-Ankabut, ivuga iti ahasiba an-nasi ayutraku ayaqula amanna wa hum la yuftanun. Abantu bazibwira ko Imana izabareka gusa ngo nuko bavuze ko bemeye ntibageragezwe. Imana rero ntizakureka kuko usali, Imana ntizakureka kuko ufunga, ahubwo no muri iyo sala bwayo uzageragerezwamo. Niba ni intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yarageragejwe, numwe ikageragezwa igahura n'ibigeragezo, am hasbatum an tadkhulul janna, nibwira ko mwagira muri aljanna, walam ya'tikum mathal ladhina khalaw min qablikum, mutajazweho n'ibyabanjirije bahuye nabyo. Donc ni isezerano ry'Imana ko ubuzima ari ibigeragezo. Urebye rero intambara muri kwa kugeragezwa kwacu, muri bwa buzima bwacu, ubuzima ni intambara z'urudaca. Byo nyine iyo urebye intambara zikurwaniramo wowe, Allahu akbar, abera n'abirabura bakurwaniramo, ngaho mikorobe zishaka kuguhitana,
ngaha abasirikare bakurwanaho masikini utanabizi, muri wowe ubwabyo ni intambara, ni ikhtilafu, ni maaraka mu mutwe wawe. Ngaha ibitekerezo kimwe kitijya ha, ikindi kitijya ha, uvana icyo kijyana ha, ukigarura ukishyira hariya, urumva ni intambara muri wowe. Yani automatically cyangwa tilqaiya ibintu byose mu buzima ni intambara. Byaba intambara zishingiye ku bigeragezo, zaba intambara zishingiye ku miterere yacu kamere. Imiterere yacu ni intambara. Hanyuma rero muri izi ntambara niho Allah yaguhereye ubwenge ngo ufate ibyemezo, uhitemo icyama cyangwa umuryango uhereramo. Uherere mu muryango wa khairi cyangwa uherere mu muryango wa shari, hanyuma bizakurebe nyine. Inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura. Imana nyine yakweretse inzira ebyiri, ni wowe yo gushimira ukayoboka cyangwa se ukigomeka nyine ugahakana. Iyi ntambara rero si yavuga kuko yatangiranye n'umubyeyi wacu Nabi Adamu alayhi salam, kuko yatangiye Adamu n'umugore we bahanganye na Iblis, ni khairi na shari. Intambara ni hagati y'icyiza n'ikibi, kandi iyi ntambara irakomeje kuko shayitani yariyemeje, kandi abazamutsinda n'abagaragu ba Allahu beza, kandi bizakomeza mpaka ku munsi w'imperuka kugira ngo nyine hagaragara abanyakuri n'ababeshyi. Kubera ko ibi bizakomeza rero, Allah yashyizeho inzira cyo twakwita hidaya, inzira yo kuyoboka. Iyi nzira rero igomba kubaho igihe cyose. Niyo mpamvu intumwa yagiye ariko idusigira abayobozi 12 bazatuyobora. Aba rero nibo bazatuyobora nk'uko twabivuze mu biganiro byatambutse. Ibi kandi bizakomeza hatta yarda alayya al-hawd, kugeza ubwo byabiremereye bibiri bizagaruka kuri hawd y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. Niba rero 11 baratambutse, wa 12 akaba ataraza, ubwo twaba nyine nta buyobozi dufite. Ngira ngo ibi twabisobanuye haruguru, kandi ibyo ntibikwiye na gatoya. Ntago umma w'intumwa y'Imana yabaho udafite ubuyobozi, ibyo twarabigaragaje. Ni ngombwa ko umuyobozi abaho, hakabaho icyo kintu twakwita istimurara cyangwa continuity, kuko intambara ya haqi na batil iyo nayo ntiyigeze ihagarara. Naam, intambara bayina al-haqqi wal-batil, bayina al-khairi wa-sharri, ntabwo yigeze ihagarara kuva ku mubyeyi wacu Nabiyullah Adam kugeza uyu munsi. Nta ntambara rero warwana udafite umuyobozi ngo uzayitsinde. Niyo mpamvu muri imani yacu twemera ko dufite imamu wacu, imamu sahibu zaman, akaba ari nawe uzayitsinda, akaba ari nawe uzageza isi ku ntsinzi yo kurwanya ikinyoma, yo kurwanya amahugu, yo kurwanya ubugome, yo kurwanya akarengane. Ni imamu zamanu uzayitsinda. Muri iyi ma'araka rero dusanga iteka igice cya khair kigira abayoboke bake cyane, mu gihe igice cya shari gifite abayoboke batagira ingano. Ariko kukuri kunyuranye n'isezerano rya Allah, kuko yadusezeranyije ko ukuri kuzatsinda batil. Wa inja al-haqqi fazaqa al-batil fa inal batila kana zahuqa. Ukuri kuzatsinda batil. Ariko uyu munsi ntago kuri hejuru ya batil. Ni isezerano ry'Imana ko inna hizballahumul ghalibun, abari ku itsinda ry'abari ku gihande cy'Imana subhanahu wa ta'ala nibo bazatsinda. Kuki se tubona bari kuri shari aribo benshi? Kuki rero bafite imbaraga? Ni Imana ivuga ko izatabara intumwa n'abemera, kaba tubona abemera aribo bari hasi. Ubwo iryo tabaro no gutsinda kwa khairi kuri he? Rero Imam Mahdi alayhi salam naza, uyimamu naza, maraka rwose zizashira, kuko dhulumi zaba yavuyeho, ubuzima bube busigaye nta ntambara. Muri make ubuzima buzaba buryoshye cyane. Imana rero mu bugenge bwayo yakoresheje kuza kwe, cyangwa se mu bugenge bwayo yakereje kuza kwe, kugira ngo umuntu abanze ashirirwe n'ubwenge bwe, abanze agerageze byose binanirane, abanze agerageze abone ko nta gishoboka kivuye mu mbaraga ze, hanyuma atangire kwibaza ati itabaro ry'Imana rizava he? Aha rero niho bizorohera mwene Adamu kwakira imamu zamani. Baca umugani mu Kiswahili ngo usimungojea akirejea, usimwambie akienda. Yani mpaka umuntu abanze yibonere na experience ye ko ntacyo ashoboye. Umuntu agomba kubanza akabona yuko ntacyo ashoboye nyuma yuko ijoro ryiboneye nyine, kuko riba ruwariraye. Kuko iyo umuntu atarabona rwose ukavuga ngo uje kumufasha, ni impaka, nta kindi, bivamo impaka gusa. Ariko umuntu agomba kubanza
kugerageza experiences zose zishoboka. Natangiye kare mbabwira imiryango yabayeho, ngizo za CDN, ngizo za CDN, ngizo za UN n'amashami yazo atagira ingano, ngiyi imiryango nyafurika sinzi OUA, ngizo za SADC, ngizo za East African Community, ngizo za donc imiryango za CPGR. Donc hariho imiryango myinshi cyane ngo maskini igamije gutanga ibisubizo bya mwene Adamu byahe byokajya. Ni ibintu biraho gusa byibereyeho ku gusavinga inyungu zabampatse ibihugu nta kindi. Ni ibintu biraho mpatse ibihugu akontoreramo abantu, niba ashaka kubateza fitina ngo abashwanyaguza ashyire hari abashe kubayobora, ariko nta kindi cyo bifasha. Rero mwene Adamu agomba kubanza kugerageza agatsindwa. Ubwo ndacyababwira nari nkibabwira ibintu bijyanye n'amashyirahamwe n'iki amasysteme hariho ngaho hagiyeho ubwami byarananiranye za monarchies cyangwa mulk, ngaho hagiyeho za federalism cyangwa se al-iqta'iyya zarananiwe, ngaho republicanism jumhuriya, bamwe bati jumhuriya al-islamiyya al-Iran, abandi bati jumhuriya ya Misiri, jumhuriya ahantu hose ni jumhuriya, republika. Ariko ze republika zimariye icyo mwene Adamu? Kwirirwa abantu baryana inzara se. Republika zamaze inzara se, zamaze ubukoloni se, zamaze iki? Communism, Abarusiya, Cuba, China, communism nayo iri aho ngaho itariho, kuko concept ya communism icyari kigamijwe uyu munsi uko bayivugaga muri definition ntabwo ari iyo communism mu Bushinwa bafite, si nayo communism mu Russia bafite, ni ibihabanye n'ibyo. Capitalism Rasumaliya niko bayita mu cyarabu. Capitalism niyo nagahoma munwa, ni nk'ikintu cy'igisimba kiri aho ngaho gikwiye kibereho gusakuma gusa no kurya abanyantege, bakire bakakuma bagakira, abakene bagatindahara. Ibi byose ngo ni ibyabereho ngo bikize abantu zero. Ariko kandi utwigoro turacyahari, abantu baracyagerageza, abantu baracyafite icyizere ko hari ibyo bakwikorera bikabafasha, bikabakura mu bibazo cyangwa bigakura mwene Adamu mu bibazo bimwugarije. Icyo cyizere rero nicyo kigihari. Kutaza kwa Imam Zaman ntabwo ari ukuba byamunaniye cyangwa se ari ukuba adahari cyangwa ari iki, nuko igihe agomba kuziramo, agomba kuza mwene Adamu wese aho ari akeneye umufasha, akeneye savior, akeneye umucunguzi, nyuma y'uko ubwenge bwe, nyuma y'uko ibitekerezo bye, nyuma y'uko ukwigora kwe na experience ye byose amaze kubona ko ari nta mumaro, aho niho Imam Zaman azazira. Kambaye nk'urugero kugira ngo mwumve neza Imam Zaman ataraza. Ku ntumwa y'Imana sallallahu alaihi wa sallam, abasilamu baratotejwe cyane, murabizi, kugeza ubwo babazi intumwa bati koko ubundi ntituri kukuri. Intumwa y'Imana iti muri kukuri, none se umubare wacu ntuhagije ngo twirwaneho? Intumwa y'Imana turahagije rwose nta kibazo. None se tutegereje iki ko tutirwanaho? Kuki tutarwana natwe? Kuki bagomba kuza bakatwica, bakadumenesha, bakatufatira abana n'abagore? Kuki bigomba gukomeza gutya? Intumwa y'Imana duha uruhushya turwane. Muzi ko Imana yamanuye ayibabwira, Imana yamanuye ayirababwira ngo kufu aidiyakum, nta bintu by'imirwano bihari, nta mirwano, musubiza amerwe misaho, ayo maboko yanyu muyashyire mu mifuka. Zahiran, uko bigaragara, ubundi ibi binyuranyije n'amasomo y'idini, kuko mu idini twigishwa ko niba turwanya tuzabagerera mu kebo batugereyemo. Iyo niyo nyigisho dufite. Ariko dufite ikubwira ngo intumwa y'Imana yabonye ibwira abaswahaba ngo kufu aidiyakum, nta bintu by'imirwano. Muri kubyumva? Ariko hikima y'Imana hano yari iyi. Hikima y'Imana hano byari kugira ngo abagomba guhuguzwa bahuguzwe bihagije, bigeraho n'ababahuguza ubwabo bavuga bati yewe this is too much, noneho birarenze.
mpaka na bene wabo babazwe n'ibyo bene wabo bari gukorera abandi, kugeza ubwo nibizagera ngo abayisilamu birwaneho, buri wese azababona ko bikwiye koko ko abantu birwanaho. Noneho bagire na support, bagire ta'ayid, bagire ababaha amaboko, kabone nubwo baba batari abayisilamu, ariko byibuza akarengane barimo buri wese kuko yagombaga kuba kabona. Icyo nicyo cyari gitegerejwe. Noneho n'abarwanya igihe cyo kwirwanaho bazabe bakeya. Kubera iki? Kubera yuko buri wese arabona kuntu barenganye. Noneho ntihazajye n'ujya gushyigikira abarwanya abayisilamu agendeye gusa ku marangamutima cyangwa icyene wabo, ahubwo nabona abayisilamu bahagurutse bagiye kwirwana avuga ati bari abantu bafite ukuri ko kwirwana. Iyo niyo hikima rero Imam Zaman. Imam Zaman, abantu bagomba kubona mabi akarenga ubwenge n'ubushobozi bwabo, kugeza ubwo nta wundi muntu ufite ikindi atekereza kitari ukwibaza ngo itabaro ry'Imana ririhe. Abantu bagomba kugera kuri iyo extent y'akarengane ku rwego rw'uko nta bundi bushobozi babona bwava mu maboko ya muntu uretse a savior, uretse umucunguzi, uretse umuntu wo kuza akabakura muri ibyo bibazo utari bo. Kandi bikubyumva biragoye. Iyo ufashe nk'urugero wenda rw'ubukoroni bwa Afurika, ko na Afurika yakoronejwe, akarengana abantu bakorewe igihe kirekire katumye ubwo bahagurukaga bagiye kurwana ku bwigenge bwabo, katumye ubwigenge buba automatic. Nubwo maskini abanyafurika wenda babaye, niba nabyita ngo bararangaye, umuzungu arababeshya ubwigenge atabahaye mu by'ukuri, kuko ubwigenge bwa Afurika, bw'ibihugu byinshi bya Afurika, bwarangiriye mu kuzamura amabendera y'ibihugu, ariko ubukoroni bwo bwarakomeje, haba muri education, haba muri economy, haba muri politics, ubukoroni bwarakomeje. Kuko ntiwavuga ngo urigenga utifatira icyemezo ntiwavuga ngo urigenga utipangira ibyo ugomba kwiga n'ibyo utagomba kwiga, ntiwavuga ngo urigenga utihagije mu byo wigenera budget. Economy yawe bashobora kuyikubita hasi igihe babishakiye cyangwa bakayibyutsa igihe babishakiye. Donc ntacyo baduhaye cy'ubwigenge uretse kudukinga ibyo nakwita ngo ibikarito mu maso nkurejeje imvugo z'abiki gihe. Ariko ala kulli hal, uko biri kose nuko ubwo abantu bahagurutse kubera akarengane bakorewe igihe kirekire, n'uwabahuguje yabonye ko nta kindi yakora, kabone nubwo yari afite imbaraga zanabica akabamara, ariko yabonye nta kindi yarenzaho kitari uguha ba nyiri ibihugu ubwigenge bwabo. Naha rero abantu bagomba kumenya yuko dhulma igomba gukorwa kugira ngo Imam Zaman aze gutabara abantu ntiragera ku rwego rwayo, kuko abantu baracyifitiye icyizere cy'uko hari ibyo bazakemura. Aha rero niho tuvuga ko Imam Zaman igihe cye cyo kuza kitaragera. Abantu rero baracyari mu turakaraka, baracyaterateranya utuntu batekereza ko twabafasha, ngaho gushyiramo ayo masysteme, abantu b'abahanga kwishyira hamwe bakavuga bati tugiye gupanga ibi, ariko ibyo byose nta musaruro, nta kizahagarika dhulma igomba gukorerwa abatuye isi, kandi nta n'uzahagarika iyo dhulma uretse Imam Zaman alayhi salam. Rero abantu bazakomeza kugeza ubwo bazageraho nyine bibaza bati noneho turaba bande ko tugerageje turi abahanga, tukagerageza turi abazungu, tukagerageza turi abirabura, tukagerageza turi ab'uruhu rw'umuhondo, ubu noneho bikaba byanze, turaba bande. Aha rero niho intumwa y'Imana itubwira iti law lam yabqa dunya ila yawmun latawala Allahu dhalika al-yawm hatta yab'atha rajulan min ahli al-bayt. Niyo haba hasigaye umunsi umwe wonyine isi ari wo isigaje, Imana uwo munsi yawugira muremure, ariko hakaza umugabo uvuye muri ahli al-bayt akarokora inosi. Ntabwo ari systeme za Karl Marx kuko ntacyo zamaze, si system za Adam Smith kuko ntacyo zatugejejeho,
ntabwo ari system za Mao Zedong n'abandi nkawe. Wapi? Imam azaza nyuma yuko buri gitekerezo cya jahiliya gitsinzwe, nyuma yo gushirirwa kw'ibitekerezo byacu, by'imyumvire yacu, no kwemera ko nta zindi mbaraga afite. Aha ni hazazira. Ntabwo ari ukuvuga ngo gusanga umuntu ngo yarenganye mu buryo no. Umuntu yarenganye ariko aracyashaka avoka wo kumurenganura. Umuntu yarenganye ariko aracyashakisha umuti wo kumuvura. Umuntu yarenganye ariko aracyashakisha ngo imbunda yo gukora ngo nawe yirwaneho. Umuntu yarenganye ariko aracyumva ko nawe afite ibindi aziga akabibonaka. Donc umuntu aracyafite icyizere cy'uko hari cyo yakwimarira. Icyo rero niyo mpamvu ituma Imam Zaman ataraza, kuko system zose abantu baracyakeka ko bazikoreye upgrading ibintu biriho bakabya updatinga n'igihe bishobora gutanga igisubizo ku bibazo bihari, ariko ntabwo ari byo. Kutaza rero kwa Imam Zaman si ikindi nuko igihe kitaragera. No kuba igihe kitaragera si ikindi nuko mwene Adamu atararangiza kugerageza imbaraga ze mu bibazo bimwugarije ngo hanyuma ashirirwe. Nashirirwe Imam Zaman azaza nta kabuza. Aha rero nicyo gisubizo dutanga kuri kwa kundi twibazaga ngo ese Imam kuki ataza? Zuluma ntazibona? Zuluma zirahari ariko ntiziragera ku rwego rwazo. Ngira ngo nabisobanuye. Ubu noneho buri wese ashobora kwiyumvisha impamvu Imam Zaman ataraza. Ntabwo ari uko igihe cye cyo kuza cyageze, ahubwo igihe nikizigera inshallah azaza, kandi azaza atanga ibisubizo mwene Adamu azaba akeneye. Ariko kandi twibaze mu gusoza iri somo, niba rero agomba kumara imyaka ingana itya na hejuru yayo, kuki yihishe se? Kuki atagaragara? Ese umuntu umwe azabasha ko guhangara imbaraga za Sekibi n'abambari be? Gusubiza ikibazo rero ntabwo ari uyu munsi, ni muri majlis itaha inshallah taala. Wanabashimira umwanya wanyu, mukomeze mugire ubuzima bwiza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.